muracyari kumva today is another day. Umwaka mushya muhire kuri mwese mudemo kurikira amakuru inyigisho ibiganiro bya Rani Today, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ubuzima n'imibereho. Rero ndabasuhuje cyane n'abantu biziza isabukuru y'amavuko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere buri mwaka. Ndabasuhuje cyane kandi reka mvuge ngo isabukuru nziza. Kuri mikoro mbere nari Nshimimana, abagabo turi kumwe rero sasa hari ukuntu bambaye neza, bimeze bite? Muri kumwe na Rikonzi maze kuri mikoro ya kabiri. Rero kwambara neza ni ikintu umuntu agomba gukora buri gihe, usibye no kuvuga ngo ni kuri bonane, ariko ubu bonane rega yatangiye. Okay, murakoze nk'ibisanzwe. Nanjye Amiyeri niyo mugabo dusanzwe tubana mu biganiro. Uyu munsi tukaba twaje kubabwira ku bijyanye na bonane. Ukomeze kudukurikira, tugiye kugenda tubagezaho ibintu bitandukanye. Yes, nk'ibisanzwe rero iyi ni Today. Reka tubanze turebe impumeko uburyo mu mujyi bimeze. Aka kanya nje igihe naza gukora ikiganiro nyuze hano mu mujyi wa Kigali. Hari abantu bambaye neza, urujya n'uruza, barimo baragenda batambuka abamotari bakahindukira. Wana wumve ngo umujyi umeze neza. Wabibonye wowe? Nabibonye cyane rwose. Umva rega mu mashopu hose ubu ngubu nibo bantu binjije amafaranga menshi, kuko ababyeyi bagiye kugurira abana babo muri shopu, abashere abakundana, abantu bose bagiye bagura imyenda itandukanye, inkweto, reka sinakubwira. Yes, ni nuko tugiye kubinjiza rero mu mwaka mushya. Ikaze. Leonard rero buriya ubuza akantu ku bantu ngo bizihiza umunsi mukuru n'isabukuru ku itariki ya mbere y'ukwa mbere. Yego. Uyu urebye muri rusange abanyarwanda benshi tugendeye ku marangamuntu, tugendeye ku marangamuntu rwose, ejo ku itariki ya mbere y'ukwa mbere abenshi twaba dufite isabukuru. Ako sinzi birabimo uburyo niba ari uko bari batazi kubara imyaka bose bagapfa kugenda bashiraho itariki ya mbere z'ukwa mbere, kuko iyo witegereje abantu benshi ukunze gusanga bakunze kuba ari abakecuru n'abasaza. Reka wenda dufate nk'urugero, dufate nkatwe turi muri sida aka kanya. Yego. Niye irangamuntu yanditseho itariki zingahe? Rwose nanjye dore ni itariki ya mbere. Itariki ya mbere y'ukwa mbere. Nanjye irangamuntu yanditseho itariki ya mbere y'ukwa mbere. Rero nawe yanditseho itariki zingahe? Wenda njyewe bambwira ko ari itariki 24 z'ukwa munani, ariko iyo ndebye kundaga muntu usanga itariki ya mbere z'ukwa mbere. Ubwo rero nanjye reka nanjye mbifuriza abantu bazagira isabukuru ejo y'imyaka bagize bitewe n'irangamuntu. Abazaba bafite anniversary ejo bitewe n'irangamuntu, nanjye ndimo. Ibihangane rwose, ariko nubwo byagenze kuriya, urabona system yo kubarura abantu yaje tukiri wenda nko mu gihe cyo kudasobanukirwa ikigendanye n'ikoranabuhanga. Abantu benshi bakabareba bakababura. Ubwo rero bajya kugushyiraho bagahita bakubarura ku itariki ya mbere y'ukwa mbere. Ariko iyo pfo mu cyaro hari abasaza bazi kubika ibipande by'amavuko neza. Barahari benshi cyane. Oya, njye mbona ibintu byinshi akenshi bibaho wenda kutagira amakuru. Njyewe njya gufata irangamuntu barambaje ngo avutse ku itariki zingahe. Ubwo dore n'imyaka nafite imyaka 16. Ubwo naracecetse. Nicecetse urumva barebye umwaka uguri ku gipande bakwita ya mbere y'ukwa mbere. Niyo mpamvu rero abantu benshi twavutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ku marangamuntu. Ariko rero nubwo twakomeje tuvuga rero twibye umunsi, dore waturushije kwambara cyane pe. Waguriye yego. Arega none se uyu muntu umwaka ni igihe kirekire, ni ibintu utangira gutegura ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, ukakomeza ukagenda ubitegura mpaka tariki 30. Niyo mpamvu uramubona ibintu bimeze gutya. Ubwo nk'iryo kote ryawe watangiye ku itariki ya mbere usevinga ngahe kugira ngo ubashije kumuriguza akanya. Oya, ntabwo ari ngombwa wenda ngo uhere ku itariki ya mbere usevinga. Birashoboka ko ushobora kuyisevinga ukazayakoresha, ariko uteganya ahandi uzakura ndi. Okay. Ariko reka mbabaza akabazo wenda ku kiganiro cyacu. Ejo no umunsi abanyarwanda benshi bategereje. Buri wese nk'uko bivuze twambaye neza, nibyo hari n'abandi benshi bambaye neza no kuturenza. Ariko se nkawe umunsi w'ejo wumva ute? Ese uziri gute? Urumva uzarya iki?
urumva uzanywa iki uzatemberera ibintu nk'ibi. ahubwo mwese muratumiwe mu gikorwa cyo kurasa umwaka kibuze kubera kuri Kigali Convention Center uyu munsi mu ijoro mureboze kuboneka. Ntabwo natangaye birumvikana. reka n'itike narayibukinze ubu ngubu ahantu ntibwasohokere bamaze guturitsa umwaka harahari pe. hari abantu benshi bajya bibaza ahantu ibi bintu bijyanye no kwizihiza umwaka mushya ahantu byahereye. wari uhazi wowe mu mwaka wa 45 mbere ya Yezu niho ibintu byatangiye. abantu benshi rero babyibazagaho. ayo ni amakuru ya mbere tugenda tubahereza. imyaka 45 mbere ya Yesu ko hari mbari cyane gukora ibaze pe. uyu mwaka wacu urumva iyi celebration cyangwa icyo kirori cyo kwizihiza umwaka urumva gishobora kuba kiruta abantu benshi ku isi pe. amasaha abura kugira ngo umwaka mushya utangire rero arimo aragenda abarirwa ku ntoki wayabara ku ntoki rwose intoki zawe 5. ni ibintu byumvikana rero bamwe baragenda boherezanya ubutumwa bugufi, bamwe bagenda bohereza imiryango yabo, bagenda bohereza abakunzi babo, bagenda bohereza n'abaturanyi ndetse n'inshuti n'abavandimwe. murimo muragenda mubona message zimeze gutyo zibifuriza iminsi mikuru myiza cyangwa n'icicikire. ariko gusa jewe message uri kubona rwose ndacyaburamo message rwose inshuti zanjye mwanyengushye pe. hari message imwe ndi kubura message urumva bimeze gute. hari message itangirwa n'akanyenyeri ariko rero buriya hari ibintu mwitiranye. ubunani ntabwo bivuze guhindura ubuzima wari ubayemo. abanyarwanda bose tubyumve tunabishyire ejo utavuga ngo ugiye mu bunani ukagenda ibyaha byose ufite ukagira gute ukabimara. ejo umwana yajya ku ishuri akabura minerivari kandi waragize gute wizihije ubunani. ubu tugomba gutangira umwaka yego twishimye ariko tugomba no kugira imibare. ariko reka nkwereke amire reka nkwereke umuco. urabona ubuzima turi muri uyu munsi abenshi burabagoye sibyo. tuzi neza ko ejo bundi amashuri ku itariki 4 tariki 9 mu kwa mbere ejo bundi umwaka urabutangiye numva harabura icyumweru kimwe amashuri azaba atangiye. uyu munsi ntabwo urashyikira minerivari y'abana ariko uri kuvuga uti ejo ndamuka nongera 150 ntabwo nzaba nijije noneho ushobora kuba ufite nk'imodoka. dufate urugero urazindutse mu gitondo imodoka yawe barayiteye cyangwa sibyo uragiye ngo uyu munsi ndanywera amafaranga 100,000 sibyo. numara kubinywera uhite ujya mu modoka uyitwaye. urajya kuyitwara mu by'ukuri aba wagize gute wasinze nitwarika mu muhanda sibyo. ubwo wa mwaka uramushoje neza kiraba ari ikibazo. ubwo icyo gihe urabuhombye wowe ubuzima bwawe na wa mwaka uvuga ngo ushoje urabushoje nabi urabutangiye ndetse nawe ntabwo urabutangiye ahubwo urabubuze ubuzima bwawe. ariko uzi ko umwaka iminsi mikuru iramutse ishingiye ku umuntu ari burye umuntu ari bwambare. uzi yuko umunsi mukuru utagombye kuba umwe gusa cyangwa bitavuze ko cyangwa bishatse kuvuga ko umunsi mukuru utagombye kuba tariki ya mbere gusa. abenshi niko babizi kuko niko babisanze. wenda abanyamahirwe n'abangaba twavutse tariki ya mbere z'ukwa mbere niko byari ko mu yacu ariko ibintu bityo byagombye kugenda buri munsi hagombye kuba umunsi mukuru bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye umuntu aba yahuye nabyo. kuko hari n'abantu uwo munsi mukuru bumva babereye mutoya kubera ko ibintu byari byiza gusa, mu gihe hari abandi bagenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye noneho bakumva umunsi wababereye muremure cyane. ariko muyereka muri utembere mu makaritsiye mu baturage urimo urasanga ahantu ngo bakoze udutsinda ngo agahene ngo twakaye ngo tuzakarya kuri bone ngo buriya ngo buri muntu azafite wenda nk'ibiro 3 ngo nk'ibiro 4 uri kumva buriya. kandi noneho uwo nyuma y'uwo munsi mukuru
nuramuka urangiye aratangira rye na 3 by'inyama kuri uwo munsi aratangira rye imyumbati nayo itarimo n'umunyu itarimo na dodo z'ijana ngo aradashobora kuzibonera atangira agire gute asafaringi ubwo yuko nibyo tubishyigikire oya ahubwo burira n'ababeshyeye muri iyi minsi imyumbati isigaye ihenda cyane ubwo sinzi ni imboga kuko imvura yaraguye ngaho ibaze ko urangije umwaka warari ibiro 3 ejo ku wa mbere ku wa kabiri ukazinduka ukubita Eric na Suzana ngo mujye gusoroma imboga mu kabande urumva atari ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye n'ibyo ni ikibazo wakaba buriya abanyarwanda bari kunyumva akanya ejo umunsi w'ejo rwose ntimufate nk'itangaza buriya niba uzi neza ko wifitiye ibibazo bikuremereye simbujije kwishima yego nibyo ariko gendana na mood ugize gute urimo hato utazabona nkanjye bejo rwose ndumva munariva yabana na raybukinze nibatangira ngo nzaba aho baranindije gutangira amashuri ariko uyu munsi harundi ariko mari yabo rumfashije nibura nkumva ministeri y'uburezi yongeyeho icyumweru webyo ntabwo nyuma mu baturage noneho kandi bango ejo nindamuka ngiye gufata ngo nje mu munsi mukuru nzafata imodoka yanjye n'abana n'umuryango ngende nitubura n'abantu ngo nanjye we ngo kandi nanjye buriya nanjye najya mu munsi mukuru ese ngewe mfite uburyo nabipanze nabiteguye noneho mfite n'ubuzima mbayemo wowe ushaka kunyishinga ngo nawe ujye kugira gute ngo kwenjera umunsi mukuru kandi uzi neza ibibazo ugize gute ufite njye mbere n'abasobanukirwa n'ibijyanye n'iminsi mikuru cyangwa n'iminsi muri rusange ntabwo niyumvishaga uburyo nako mbere sinzi niba byarahindutse ubu ngubu ariko ntabwo niyumvishaga uburyo amezi 2 ashobora gukurikirana anganya amatariki reba uku kwezi kwa 12 kugomba kugira iminsi 31 yego n'ukwezi kwa mbere niko bimeze yego ibi bintu bimeze bite niko byahozeho oya aho ngaho urabona ntabwo bundi iyo tugiye kubara igihe ntabwo tugendera ngo esenga ibintu ngo byahozeho cyangwa bundi iminsi urabizi ko isi irizenguruka yego ikazenguruka n'izuba none kuriya isi igenda izenguruka bundi bavuga ko umunsi ugirwa n'amasaha 28 noneho umwaka ukagirwa n'iminsi 366 cyangwa 365 bitewe rero n'ubwo ubwo buryo wenda nk'urugero reka dufate nko ku bantu bizihiza umunsi mukuru ku itariki 29 z'ukwa kabiri yego icyo ni igihe tubona inshuro imwe mu myaka ine ese wakwibaza ni ukuvuga ngo rero niba turangije umwaka tukaba tugiye mu wundi ubwo urumva ntabwo icyo gihe tuzaba tukiri wenda nko mu ruziga rumwe reka tubivuge sibyo wenda wari uri hasi wisujya hejuru ubwo imiterere wari ufite hejuru saga ari bwakomeze kugera hasi bivuze ngo uwo mwaka impamvu tugiye kugira itariki 31 bizaba bitewe nuko iminsi cyangwa ya masaha agenda asigara kuri buri munsi azaba agiye yiterateranya akaza kubyara iki undi munsi yego uyu munsi turimo turizihiza uyu mwaka mushya ku itariki ya 1 z'ukwa mbere ako ku isi hose ntabwo ariko bimeze wenda turebye n'ibihugu bigiye bitandukanye tukareba mu gihugu cy'Ubushinwa ku itariki ya mbere mu gihugu cy'Ubushinwa umwaka mushya w'Ubushinwa cyangwa se Chinese New Year nanone bawita umwaka mushya w'ukwezi Lunar New Year uyu ni umunsi mukuru ngaruka mwaka w'iminsi 15 mu Bushinwa ndetse n'abaturage b'Abashinwa ku isi hose aho batuye uyu mwaka rero uyu mwaka utangira iyo ukwezi gushya kwagaragaye ukwezi gushya kukaba gukunda kugaragara hagati y'itariki 21 Mutarama na tariki 20 Gashyantare uvuga ngo Mutarama ni ukwezi kwa mbere Gashyantare ni ukwezi kwa kabiri mutaza kwega ibyari byo ukurikije rero ingengabihe y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ibirori bikaba birangira mu gihe cy'ukwezi kuzuye neza ibyo ari byo bifurumu ibiruko by'Ubushinwa rero rimwe na rimwe byitwa umwaka mushya w'ukwezi Lunar New Year impamvu nuko amatariki yo kwizihiza uyu munsi mukuru akurikira ibihe by'ukwezi phase of the moon ahagana mu mwaka w'1990 rwagati abaturage bo mu Bushinwa bahawe iminsi 7 ikurikiranye biruhuko
ikiruhuko cyo kwishimira umwaka mushya. Iki cyumweru cyo kwidagadura cyagenewe iserukiramuco, ijambo rimwe na rimwe rikoreshwa mu kwerekeza ku mwaka mushya w'Ubushinwa muri rusange. Inkomoko y'umwaka mushya mu Bushinwa rero, inkomoko y'umwaka mu Bushinwa yavuzweho imigani n'amakuru n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bivugwaho ibintu byinshi. Igitekerezo kimwe cyangwa se umugani umwe uvuga ko mu myaka ibihumbi ishize cyitwa Nian byageragejwe n'umwaka mushya kibasiraga abaturage bo mu ntangiriro za buri mwaka mushya. Ariko ndumva ibintu bintu birebire aboreka hari ibindi bihugu bigiye bitandukanye rero bitizihiza umwaka mushya kimwe n'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu muri rusange tariki ya mbere z'ukwa mbere. Aho hari nka Korea zombi, Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Amajyaruguru, hari n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye hariho nka Saudi bajya bavuga Saudi Arabia Saudite mu gifaransa. Nibyo ngibyo rero hari abantu benshi rero bumva ko nkuko twaze tubivuga bumva ko iminsi mikuru ari ukurya no kunywa nabyo basinzi byabo. Oya bundi ntabwo bundi icyo bita umuco bundi niwo ibintu byose bishingiyeho. Kandi burya niba tuvuze umuco, reba nka kiriya gihugu gituranye n'Ubushinwa cya Mongole kiri hagati y'Ubushinwa n'Ubuhindi. Kiriya uze kunyaruka urebe kuri statistique yacyo uburyo kiziza umunsi mukuru cyangwa umwaka mushya, ikirori cy'umwaka mushya. Niyo mpamvu bundi buri muntu afite uburyo arega yishimamo. Niba tuvuze ngo tugiye guserebra cyangwa tugiye kwishimira umwaka mushyashya uje, hari n'abatabifata kurya cyangwa kunywa, haba bashaka gutembera, hari abavuga ati jewe umwaka mushyashya nzawurya nari mu gihugu cyanjye natembereye, ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu nk'Abanyarwanda tuba tugomba kureba ibitubereye rwose, umva tukabera urukomeza gusigasira umuco wacu w'Abanyarwanda, ntitugasebye urwatubyaye. No muri Vietnam rero kimwe n'Ubushinwa, ibirori byo kwizihiza umwaka mushya muri Vietnam ni igihe cyo kwishima, guturitsa ibishashi by'imiriro ibizwi nka fireworks hamwe no gusurana mu miryango. Nacyo n'ikindi gihugu kitizihiza umunsi mukuru wo gutangira umwaka ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kubera impamvu zigiye zitandukanye. Hari n'ibindi bihugu birimo nka za Thailand ku itariki ya mbere y'ukwa mbere, ejo ntabwo bo bazaba bari mu kwizihiza Bonane. Za Irani, za Israeli nabo ntabwo bazaba bari kwizihiza umunsi mukuru wa Bonane. Murimo murawizihiza inshuro imwe mu gihe muri Mongoliya bo bayizihiza inshuro ebyiri zose. Ariko buriya bya bintu twari turi kuvuga ngo umuco, reba Thailand ahantu iri, ugaruke urebe Iraq na za Iran na Israeli, ibyo ni ibihugu byegeranye na Arabia Saudite, sibyo? Bivuze ngo buriya buryo abantu bo muri Arabia Saudite cyangwa leta zunze ubumwe z'Abarabu zizihizamo iminsi mikuru, byanze bikunze biba bigomba kugirana icyo bita imikoranire, bitewe n'uko ubundi burya umuco urasangirwa. Ubu natwe ubu ngubu niyo hari nka nimero y'umurundi ufite uze ko muhamagara wumve, araza kukubwira ko mu minsi mike mu masaha make nawe ari kwitegura umunsi mukuru w'umwaka mushyashya. Rero muri Mongoliya amateka avuga ko Abanyamongoliya bo kwa Genghis Khan bakoresheje inyamaswa y'imyaka 12 kugira ngo bagaragaze ibihe byabo. uyu Genghis Khan akaba ari umwami w'indwanyi wayogoje isi ya mu bihe bye, akigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye hamwe n'abarwanyi be ku migongo y'amafarashi n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri make twabyumvise neza ko iminsi mikuru ntabwo ibera aha hose icyarimwe, bitewe n'amakalendari tugenda dukoresha uyu munsi. Ngubu kalendari tugenda dukoresha twebwe y'Abanyaroma y'Roma ntabwo ari nk'iy'Abayisilamu. Urabona nko muri Ethiopia bo bizihiza uwo munsi ku itariki 11
Nzeri niho baba bafite umunsi mukuru w'ubunani niho bagendera kuri kalendari ya Kayesa ndi gushaka irindi zina rye Kayesa Julius yes Julius Kayesa iyi kalendari ya Julius Kayesa abanya-Ethiopia bo niyo bagenderaho bizihiza umunsi mukuru w'ubunani ngaho nawumva ku itariki 11 z'ukwa kangahe zo muri Nzeri arya niba muza amezi y'ikinyarwanda koko Nzeri mu kwezi kwa kangahe kwa cyenda bita mu kwezi kwa cyenda ako kantu harimo abantu batakazi nyine ushaka ngo umukanya usobanura ngo Mutarama ngo gashyane ngo bataza kumva ngo kwego ibyo ari byo Mutarama ni ukwezi kwa mbere gashyane ni ukwezi kwa kabiri Nzeri ni ukwezi kwa cyenda ibyo rero abana kenshi abantu ntabwo bakunda kusobanukirwa gusa n'akandi kantu urana ababwira ushobora kuba uri umunyarwanda wenda akakanya ukaba ufite akazi ukaba uri busy ukaba utazabona uko wizihiza umwaka mushyashya nagira ngo nkubwire ko wenda dufatire hariya muri Northern Korea muri Korea y'Amajyaruguru bariya abantu bizihiza umunsi mukuru wabo w'umwaka bivuze ngo twebwe imyaka yacu n'imyaka yabo biratandukanye kuko bagendera kuri kalendari igihe umuperezida wabo yavukiye bivuze ngo rero ushobora kunyarukira gato kuri stati yabo ukavuga ati byanze bikunze gihe reka nzajye kurira muri Korea ako nabara abantu batagiye bakurikirana ibintu by'ikoranabuhanga ndetse na murandasi uramutse ubabwiye ko umunsi mukuru utabaho si babyemera bamenye byose none se amakuru se bayakura no kuvuga ngo amakuru yose bahawe uko yameze kose niyo makuru baba bafite nta kintu ahantu bahera bayahakana ubundi bivuze ngo iyo bavuze iterambere n'ikoranabuhanga ni ibintu bigendana sibyo uko ugenda utera imbere mu ikoranabuhanga cyangwa icyo bita guhindura ikoranabuhanga rirahindura nk'urugero ushobora gufata ikintu cya wenda reka dufate nk'urugero abantu bose bashobora kumva kugira ngo babyumve nka kera uzi ibyo bitaga urusyo umukecuru cyangwa umusore rwose w'ibigango yaheraga mu gitondo asya amasaka akayizana saa saba atarasya n'ibiro 10 by'amasaka sibyo uko usanga kuzabona ifu izakora ubushera cyangwa ikigage kizahaza abantu ku munsi mukuru ugasanga ni ikibazo ariko ubu ngubu urajyana ku mashini bagahita bakozaho hari ibintu bimeze nk'imizire niba ari imizire cyangwa imiziririzo cyangwa imigenzo muri rusange bagira bavuga ngo utangiye neza na utangiye nabi anasoza nabi ubu ngubu uyu munsi tariki 31 turimo turasoza umwaka ejo wenda tuvuga ngo nakaboga uzabona nuvuga ko ari no kumwaka uzarangira yo biranashoboka gusa nyine twebwe hari ibintu dufata nabi twebwe wenda abantu bituriye mu cyaro bumva ko kurya inyama ari ukuzirya ari ukuhaha nk'ibiro 4 cyangwa 5 ugashyira mu kuba ngo uwo munsi nawe ari inyama kandi buriya nafata 1 ugashyira ku biryo biba bibaye impamvu mbivuze n'abandi banyera bavuga ngo ku minsi mikuru ngo kwambara imyenda mishya ukarya neza nyine kugira ngo n'indi minsi uzayize ariko rero si no mu Rwanda honyine ndi kureba hano muri Mongolia reba ibi biryo baba bateretse reba ibiryo noneho ureba dore mu Bushinwa bo bafashe ikinyamaswa bakizamura hejuru urumva bari mu muhanda dore bari kugenda bagitwaye mu kirere nka kumwe abakristo baturuka bajya babatwara Bikira Mariya hejuru bari umunsi wa Bikira Mariya ukuntu bajyaga baheka umwami cyangwa ukuntu baheka umwami niba ukuntu inyamaswa bayitwaye urabona ukuntu umeze rero wa mugani abanyarwanda bakunda gukopera bajya mu Bushinwa harya aho batwaye inyamaswa mu Bushinwa ko numva ngo barya inyama zose n'imbwa baracyayirya
ibyo ngibyo byo ntabwo hari abantu batajya bihurira ku buriya ibyaye ntibavuga ngo rega umuco ni sekwesi umuco abantu barawuhana none se reba kompanyi z'abashinwa zubaka mu Rwanda ejo bundi hari agace nari ndi kumva ngo akabuga kiruka n'ibanga reba ibi biryo ukuntu bimeze ibi ngibi rwose nta muntu wapfa kubyibonera turi ku munsi mukuru ariko se reka turebe koko ejo ku ya mbere y'ukwa mbere hazaba no kuwa mbere ariko nubwo umwaka uranye iya mbere y'ukwa mbere kuwa mbere urumva ejo umuntu uzatangira umwaka neza niko imana azabaho neza none turebe ejo turye nk'abanyarwanda tunywe twambare muri ku bunani twirengagize minerivare z'abana twirengagize ko ku itariki 9 tuzatangiza abana ibyo tubyirengagize nawe rero tugende dufate amafaranga niba dusinde dutware ibinyabiziga ngo twasinde ngo nibwo biraza kugenda neza ibyo tubishyikire buriya twakora iki rero ariko buriya njyewe nkunda kuvuga ibintu biri reality sibyo nk'umuntu wize cyangwa ufite ubumenyi si ukuba warize gusa kugira icyo umenya ntabwo bavuga ngo nuko wagiye kwicara ku ishuri bakagusobanurira n'isi yacu turimo ni ishuri sibyo nawe bakubwiye ngo iyo utangiye ikintu byanze bikunze iyo ugitangiye neza kigomba kurangira neza aho hantu bashobora kuba bagushuka kuko urugero ubu ushobora gutangira urugendo wenda uri mu kirere cyiza sibyo wagera hirya imvura ikakunyagira ubu se urumva ibyo bintu biba bihuriye nyene ni bya bintu biba bitumve izo n'imifu ibyo bisa n'ifu cyangwa imyumvire y'abantu igihe nta saha itakubera nziza nta n'igihe kitakubera kibi ukavuga ngo uri umusiribateri kuri itariki ya mbere z'ukwa mbere cyangwa iminsi tariki 31 z'ukwa 12 ngo ubwo no kwiyo tariki mu wundi mwaka ngo ntabwo uzabukira umusiribateri birashoboka umunsi ugira ibyaho ibyo nyine abantu bakunda kwishyiramo banavuga ariko tugomba gutekereza ubu twateye imbere tugomba gutekereza nk'abanyarwanda bafite icyerekezo kugira ngo gutwara imodoka neza ni ukwitwara nasinze ibyo ntabwo ari byo iyo modoka nitwara wasinze aho gukandagira kuri mbiriyaje aho gukandagira kuri mbiriyaje gukandagira kuri feri bito ntabwo ari mbiriyaje uzakandagira ku muriro imodoka ibikurengeje mu muhanda hanyuma ubwo mwaka uraba utangiye neza ikindi ngo kurya n'ibyo pe tugomba kwishyira ariko turye mu rugero nitunywa mu rugero niba wumva wasinze ufite moto ugomba gutwara buriya urabizi buriya ku bantu bazi gutwara moto neza iyo ufashe ku muriro ukarekura feri gatoya moto ihita ikurenza irirukanka cyane sibyo niba wumva rero utashoboye gukontorora ibyo bintu bitatu mburiyaje umuriro na feri iyo modoka yawe uyisige muri hoteli cyangwa uyisige muri bare wanywereyemo kuko u Rwanda rumaze gutera imbere utubari turi ubu ngubu dufite abasekirite ibyo murabizi mwamutenda mubonye nuvuga ngo ufite abasekirite imodoka uyisize hariya uyisanga ari yayindi sinakera ngo iriya modoka iriya moto yanjye niyisiga ngasanga bayicumuye ngo mbe ndi kwagiserera icupa nanjye moto yanjye bari kugira gute bari kwagiserera ariko nanone ubundi icyo bita gutera imbere sibyo si na ngombwa ushobora kuba wumva unananiwe ako gacupa wakanyweye ukaba wananiwe ushobora no gufata icyumba ukaryama haba hari serivisi zitandukanye rwose warara reka dusoza tugira inama dutanga inama abanyarwandakazi mutwumva kuri Remy Today mumwe mu rugero tujye mu rugero ubwo cyari ikiganiro cy'ubuzima muri rusange umunsi mukuru wa bonane bye bye na Marcus na n'umugabo abashoboye kurisha uduti rero baze ndabatekera ngiye ibiryo by'abashinwa baze mu rugo ngiye niba ushoboye kurisha uduti ndaguhereza isosi urarisha